Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minubumwe ifatanyije n'inteko y'umuco n'abafatanyabikorwa barararikira abanyarwanda gukurikira no gutanga ibitekerezo mu nama y'igihugu ku Kinyarwanda ku nsanganyamatsiko igira iti dukoreshe tunoze Ikinyarwanda hose. Iyi nama izaba kuwa kabiri tariki ya 16 Ukuboza 2025 ibera i Kigali muri Serena Hotel guhera saa 3:30 za mu gitondo, ikazatambuka iri kuba live ku bitangazamakuru byose bya RBA, Radio Rwanda, Televiziyo y'u Rwanda, radio z'abaturage zose za RBA ndetse na YouTube ya RBA. Muri iyi nama hazaganirwa ku bibazo byihariye bibangamiye imikoreshereze y'Ikinyarwanda, harebwa by'umwihariko ku ishusho y'imikoreshereze y'Ikinyarwanda muri iki gihe, ku myigishirize yacyo n'uko gikoreshwa mu rubyiruko no mu mitangire ya serivisi. Twese hamwe duhugukire kunoza imikoreshereze y'Ikinyarwanda mu mivugire no mu nyandiko, tugishyire kandi kuyisonga mu mitangire ya serivisi zigenewe abanyarwanda. Dukomeze duterwe ishema no gukoresha neza kandi hose Ikinyarwanda, ururimi rwacu ruduhuza. Ikinyarwanda cyanjye nzagusigasira.